aryoherwa n'urugo cyangwa aryoherwa n'imibonano mpuzabitsina none simyeyo iba mu ahumva hano nimyeyo gukubura se cyangwa simyeyo navugaga ihuriye n'imibonano mpuzabitsina none abakobwa benshi inkongoro z'abana zirirwa zinyobwaho n'ibyihebe ngo mana yanyu uza nuko ibyihebe ugasanga umuntu ufite ibyanwa nk'ibyuriya mu kameramani uri kudukamera byashokonkoye ariho arakurura inkongoro y'umwana biriya bintu byo konsa abagabo biriya bintu si umuco cyangwa umugabo ari kukurura ibere uzariheraho umwana amata urabyemera rikiro ibintu ntabwo ari byo ibintu byo konsa abagabo biriya ni byiza konsa abagabo kirosa roga ni byiza n'ukuri ni byiza se kubera ihe mpamvu kameramani urumva ari byiza kubera ko ari byiza reba yumva ari byiza umusaza bibaye ari ibishoboka none siyo yonka ukunda uwo bebe waruha n'umugabo wawe none siyo yonka ko nta mashereka bakururamo iki utu tuntu ubona turi hano ntabwo nakoraho humura ko njya gukoraho ukikanga cyangwa ukabyanga impamvu oya gukoraho nta kibazo reka nkubwire impamvu njya gukoraho nyine ukikanga ese reka nkubwire impamvu njya gukoraho nta kibazo nuse gukora hanga numva ari ibintu biri big deal ahubwo ikibazo YouTube yahita dutera sprite ya danje icyo kibazo nani ariko ubundi gukoraho se ari ibintu bireze impamvu njya gukora hangaha ni nko gukora nyine impamvu njya gukoraho ukihunza ikaze abadukurikiye The Topic TV mwese abadukurikiye aho muherereye mu gihugu ndetse no hanze yacyo tubahaye ikaze kuri iyi shene mwese Nyagasani abaho umugisha tutabatindiye rero dufite abatumirwa imbere yanyu murababona bamwe murabazi nako bose murabazi nabo tubahaye ikaze batangiye basuhuza abadukurikiye murakoze cyane amazina ni Grace ubwa mbere nje kuri The Topic uko byagaragara ndi umusango yego murakoze cyane baravuga ngo the lady is first ngo umugore niwe wa mbere yego niyo mpamvu tubanje kumwakira rasa niyo mpamvu nonye ko nawe ahise abanza aho yarabizi ngende imboneza amakuza yo rutubangira cyogere ku rugamba umushakamba utagira imbeho mu nda nk'abari rwisendekereza murimo rwamurimo rutuma amajyambere ajya ku rugamba rugomera nkiko abindi hatirwa abahizi mu ikotaniro ry'abahizi rutarimbana umugayo umugambi nkawutahana ndi icumitani ibakorwa mudatinya imfura zikunda kwirahira zina MC imena gitera kuvuze se icumitani guma siko bavuga abona isaseka sister bigeze bite baravuga ngo guma inshuro enye cyane niyo wakoresha eshatu guma imena gitero nawe turamwakiye ari kumwe na Grace imena amakuru yawe nukuri ndatera icumu ndashima Nyagasani ndarasuruti yego uriya iyo umuntu washima arasuruti acumitani bakwe kemera ucumitani bakwe uzi icyo ari cyo sobanurira n'abadukurikiye urumva iyo bavuze imena gitera ariko byumva icyo ari cyo icyo kinyarwanda kiragoye kumena igitero ni nko gucyura inganje cyangwa kwesa imihigo yego iyo bavuze rero ngo acumitani bakwe nuvuga ngo ikintu akoze ni pa yego nta gutinzamo nta kurangara nta kuca ku ruhande ni ukurasa intego nyine ku ntego nyine nuko gahunda bimeze yego ikinyarwanda kiravuna kirakomeye ndarasa intego rero yego meze neza cyane ni impano se cyane ibintu wize nk'umuntu wize ubuvanganzo ntabwo jewe abantu bajya banabimbaza ntabwo ikinyarwanda mvuga ntabwo ari ikinyarwanda nize ko ibintu nize nize ibintu bidafite aho bihurira n'ikinyarwanda asanga warize physique ubwari computer science yego ko mana yanjye rero urabyumva muri secondaire yego computer science and management nibaze muri kaminuza nkora ibijyanye n'ubuyobozi n'ubutegetsi ako wasanga cyo bita business administration wasanga wenda muri family yawe hari aho biva wenda ahubwo kuva na kera narabikunda yego urumva Nyaruguru aho mvuka nararagiraga urumva gukama ndabizi
gukama ndabizi, kuragira ndabizi, gutukana ndabizi. Ubu Mpangara ngo nagutuka icyo bita hangaye. mpangara ngo hangaye. Eh. Nagutuka igitutsi cy'iminota 15 washobora kuganira na Rumaga mukatuzimiza cyane mugashyiramo na mpangara ngo hangaye cyane. iminota 15 Iminota 15 igitutsi gifite 15 minutes. Nuko cyaba kirimo n'ibishego mba nkigututse. oya ndeka w'intuka wamubwiye se akagutuka nk'iminota 3 Cyangwa niba uri tayari umbwire dutukane. oya nje ntabwo mbizi ikibazo wenda ukatashobora we Grace wowe urabizi Nta umva ndibambye nta muntu simpara ntihazagira umuntu ukobeshya cyane ndi ngo urumva ngo ngiye ngo ikinyarwanda ngo ntabwo nyizi nuko udashaka kukivuga. tuzi igisanzwe twese dukoresha muri societe ariko ibyo ngibyo byajemo mpangara ngo hangare ntabwo bishoborwa na buri wese aya biranagoye da nese ubyo wari uri kuvuga wumvaga turi kubyumva ngo gucumitana ibako ariko wafashe bose oya ni ukuvuga ngo ni ugusobanura kuko umuntu wabyumvise yashoboraga kumva ikindi kandi urabisobanuye dusanga ni ukugira umurava n'umwete mu byo ukora yego rero nk'umuntu ashobora kubyumva akumva ibindi niyo mpamvu no kukivuga nyine umuntu akivuga yigengesera ariko nk'aho bisanzwemo ni ibintu bisanzwe biri simba fete mu banyarwanda habagamo ikintu bita guterana ubuse sibyo wigeze kumva akantu twigeze gukora ndabyibuka yari yewe yari MC Gatete na MC Nkwakuzi Nzovu twari mu bukwe bwa Bienvenue Damtus yego noneho araduhagurutsa aradusuhuza tuvuga ati ndabona mwagendanye n'abakambwe ati gira inka ndayikugize cyore kana turendinze cyane fete hari n'abantu bishobora n'abantu baranagakoresheje cyane urumva umuntu ashaka kubwira ngo gira inka undi agahita akubwira ngo ndayikugize wa muntu w'igifura akagira ngo ugiye nabi kandi aba ari uguterana ubusa aratubaza ati ese iwanyu muracyarya imbwa nka kera tureka da kurya imbwa twabivuye iyo tuba tuyirya tuba twaguhereyeho urumva n'utuntu abanyarwanda bagendaga baganira byaratrendinze cyane batashye ubwo bukwe batarambirwa amagambo yanyu ahubwo bakayakunda cyo bita gutera ubusese niki guterana ubuse ni ukuganira ariko muganira mu buryo bumeze nkaho burimo gusererezanya ariko bwa gihanga sibyo umuntu yajya kugaruka yajya kubabara ugahita umugarura no mu misango y'ubukwe buriya nibyo dukora akenshi uraganira umusaza rero iyo atari igifura araganira ukumva biraryoshye none se nta kandi kanejo ndabonye katrendinze umukwe na sebukwe sebukwe nyine ubwo n'uwari waje gusaba umugeni ariko turabizi neza ko waje gusaba umugeni abahagarariye umubyeyi w'umukobwa nyine abari mu waje gusaba umugeni abahagarariye se w'umusore ako kantu karatrendinze bari kumvana imbaraga bapezanya barapezanyije ngo ndapfa kumuguhasha iryo jambo biriya babyitaga ngo ndapfa kumuguhasha babyitaga kuriya kuntu bakiranaga babyitaga nibagiye ukuntu babyitaga kugira gute ndaza kuza kukibuka mu kinyarwanda cyiza mu kinyarwanda cyiza byabagaho kuko hari naho ndakibagiwe ariko abantu bari muri comment bakurikiye the topic baze kudufasha ariko ndakibagiwe nibagiye ukuntu bakitaga mu buryo bundi bw'ikinyarwanda gikomeye barakiranaga cyane nk'uko n'umugabo n'umugore iyo babaga bari mu nkera y'ishimarongora icyitwaga inkera y'ishimarongora urakizi ntabwo tukizi ni cya gitaramo bararaga umusore yaraye arongoye bagiraga igitaramo umukobwa bamusize ikimuri amavuta y'inka noneho bakakumpa njyewe nkarara nkirana na Grace byabaga ari byose hoho cyane byabagaho bivuga ngo rero gukirana byanze bikunze hari n'abashobora kumara icyumweru impamagazo itaragera mu ndinzi y'inyamibwa icyumweru uwo muntu yabaga ari aho ngaho atari yakaranga icyo kimuri kimushireho ni ukuvuga ngo baramutotobekaga yego ba nyirasenge nicyo babaga bashinzwe babaga bari aho hafi babaga bari aho hafi ni ukuvuga ngo iyo bo umunsi iyo washiraga impamagazo itaragera mu ndinzi y'inyamibwa barongeraga impamagazo se ntabwo wumva iyo yari icyumweru cyose kigashira ibyo bintu cyane
bakiri gushyira kuri iki gihe nta wabyihanganira Kuko- ntabwo bibaho burase bakubwira ibintu nawe utumva ibyo ari byo. Oya, kuri iki gihe nta nubwo kuko byabaho. byaterwaga n'ibigango by'umukobwa Yego. ngo njyewe urabona ko wenda njye nawe ibigango byanjye nawe birajya ku Birayingayinga. wenda birayingayinga dushobora gucirana wenda nkahera nka saa yine byanze bikunze saa sita impamagazo yaba yageze mu ndinzi y'inyamibwa urimo urabyumva reza amatwi ariko uri gutera garasi isoni. urimo urabyumva ariko habaga hariho n'umuntu ufite ibigango kabisa b'abakobwa batamiye wanyoye amata akarya umwumbati cyangwa akanywa amata akarya ikijumba cyiza hari ibijumba icyo bitaga bya bijumba by'ibifufuma cyabaga gifufumanga by'amafufusha ikijumba bokeje mu cyo bitaga nyirarunonko urabibona nyirarunonko Yego. ukacyotse kikaba ari amafufu umwana akakirya akanywa n'amata y'inshyushyu arangiza ukamusiga ikimuri mukajya hariya mukagundagura n'ibirega byo kutarama abantu birirwa bapfa bakenyuka bagira bate ni ukurya nabi Bajya amavuta menshi. ngo kurya neza ngo ni uko yariye amafiriti yariye imiceri yariye ibiki ngo n'inkoko n'ibiki ariko bari babaye abana ba kera yaragendaga akanywa inshyushyu mu gitondo akarya ikijumba cyiza buriya arangiza akajya mu kazi Abiki gihe barya amakaroni na mukaro. imbere cyane ibyo rero ntabwo byatuma ukomeye urumva rero umwana wariye gutyo wakomeye kumushyira mu cyumba hariya ngo akirane byabaga ari ibintu byoroshye barakiranaga ku rwego rukomeye Neza neza bikarangira icyumweru gishize. impamagazo ikamara niyo iminsi mpamvu itatu nyine basigaye bavuga ngo niyo mpamvu ingo z'ikigihe zisenyuka vuba vuba kubera ko urumva niba umusore yararongoraga umukobwa yamugize umugore we bakamara icyumweru cyose batarakora imibonano mpuzabitsina genda bivuga mu kinyarwanda cy'ubu Sawa. kandi urumva ko uwo musore yari afite ukwihangana ubu ngubu muroba mugiteretana mugahita mubikora Ubundi bari porogaramu. ahubwo utabikoze ntabwo gusa urwo rukundo rwaba ruriho Urukundo ni ukuvuga ngo ruziho gahunda yabayeho. umva imbere cyane uvuga ngo nyine kuri ubu ngubu abasore ba kera bari bafite ukwihangana abantu benshi nyine abantu benshi ni uko nguko babizi ariko hari ikintu kimwe nshaka kukubaza Yego. ibiryo wajabuye Cyora. sibyo Yego. n'ibiryo wategereje bigashya Yego. kiryoha ni iki ibiba biguteye amatsiko ni ibihe Ni ibyahe birimo ibirungo byose. Ni ibyahe birimo ibirungo byose. niko byumvaga ari nyine ngewe buri wese aravuga uko abyumva ibiryo wajabuye sibyo Yego. n'ibiryo wariye bimaze gushya ibiryoshye ni ibihe Njye numva ibyaha bihiye ari byo byaba biryoshye. Ni ku giti cyanjye. Wowe- Nawe uratubwira wowe nawe wese urabyumva. aratubwira. njyewe ibyo najabuye nibyo byaba biryoshye nanjye ntabwo nategereza ko ibiryo bishya Yego ko mana. none se wakumva ko umunyu wakoze gute Kayi nyumvire. abakera rero barihanganaga bagategereza ko umunyu babirya nta cyanga bo barihanganaga bakabirya uko bimeze kandi ariko ab'ubu ngubu bisaba ko nyine niba uwo munyu nawe urimo wumvishije nawe urimo uwongeramo wakumva amavuta atakoze ukongeramo ab'ubu ngubu bashobora no kongeramo amavuta akarya n'amavuta y'amajagana akayariramo ari mabisi ab'ubu ngubu ntibatinya kujabura umunyu akaba yumvise uko umeze byanashya akaminjira Ariko nawe niba ushyigikiye. urumva ukuntu ab'ubu ngubu bateye ubwoba ab'ubu Nawe niyo sayidi uriho. abo baranaminjira nose njyewe nategereza ibyo kurya ntaziguya Ubu umaze kujya abasheri bangahe? ubwo mbaza ngo maze kujabura inkono z'inka Oya nkubajije abasheri bangahe? Abasheri bangahe? ese baracyabaho abasheri rero kubera nk'iyi myaka ngewe mba ngezemo mba ngeze mu myaka yo imaze kwigiraho hejuru mba ngeze mu myaka yo gutuza gutegereza umugambi w'Imana Imana yakuvuzeho. Imana yamvuzeho kigasohora ubundi nkita ku mugore nkita ku bana vuga ngo ibi bintu ni Yesu wabikoze Turanezerewe. Ubwo ariko birumvikana ko nawe wajaburaga. oya po ntihazagire umuntu ukubeshya ngo ntihanajabuye Yego. nta muntu utaraje nese uyu ntiyajabu Ntabwo mbizi. ntabwo wajabu Ni ibanga rye. Iryo ni ibanga oya ry'akazi. natubwize ukuri Oya. wajabu Ukuri kwawe ntukuvuge gara. ntabwo ndajaburwa kubera ko nta nubwo ntabona uzanjabura okay Ari single. ubwo barujabuze mube hafi Single ariko not searching.
single not searching yego kubera iki not searching iyo ntago iba bagira ngo bakurikiye the top iyo single ntago iba akazi kawe bavuga ngo iyo single ntibaho iyo umuntu ari single aba ari searching ashobora kuba atari muri mood mw'iyo minsi anyway ashobora kuba ari single ari waiting oya atari muri mood mw'iyo minsi none se kuzi ikinyarwanda cyane kandi ko ukaba ufite byinshi warusha umuntu biriya bintu biri kuvugwa muri Amerika nawe uri kwemera ko ari igihano Imana yahaye uriya mujyi rero abantu benshi babivuga mu buryo bugiye butandukanye ugende kukubaza wowe mu buryo ubyumvamo mu giti cyanjye nkurikije ibirori byari byabaye ni ku itariki 5 I think ibyo birori byabaye ni kuri 5 ni kuri 6 ni hagati y'eshanu n'esheshatu kubera ko inkongi yatangiye ku 8 yatangiye kuri 7 hagati ya 7 n'umunani kandi ibyo birori byabaye hagati y'eshanu n'esheshatu bango okay amagambo abari bari muri iriya show bavuze yego uretse ko Imana harimo ibintu bibiri bamwe bati ni Imana yahannye abantu abandi kugira ngo ibereke ko Imana ishobora ibintu byose abandi bati iriya ni systeme ya politike ni systeme ya leta yo kugira ngo igabanye akajagari muri Los Angeles kubera ko uburyo nabwo bwabo habari abantu bari batuye hari hacucitse ntabwo uburyo bari batuye byari biri kuri standard ya California gatatu bati ni bamwe mu bantu basanzwe babatwitse hariya hari n'umukecuru batangiye gukeka w'imyaka 66 urimo urabyumva bavuga ko yaba ariwe wahatwitse abandi bati ni umuriro waturutse ikuzimu hari n'abari kuvuga ko ngo waturutse mu mazi urabyumva ngo hari ikintu ngo cyavuye mu mazi ngo kiguruka ngo kizana umuriro so rero biragoye kumenya ngo niki cyateye uriya muriro ariko sincerely speaking ugiye mu byo ureba nk'umuntu ukabyanaliza muri analyse yawe byanze bikunze kuba ari igihano cy'Imana birashoboka byashoboka kubera ko Imana barayitutse kubera ko nunareba Isodomu n'Igomora ibyaha bikorerwa Los Angeles ntaho bitaniye n'ibikorerwa Isodoma n'Igomora niho hantu abantu basambana ku mugaragaro niho hantu ubutinganyi bufite valeur iri hejuru niho hantu umuntu ashobora gukora icyaha icyo ari cyo cyose icyo numvishijemo bavuze ko buri muntu wese uzi ko nyine yifiteho icyaha yumvaga ko yagombaga kuba muri aho mujyi noneho ikindi niba muri show irimo ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu abantu bashobora gutinyuka bakavuga ngo Imana yagize zero umuntu agashimira papa we agashimira mama we bagaseka bagakoma we n'umukomediani w'umugore wari uyoboye biriya birori umukomediani wari uyoboye biriya birori w'umudamu ukomeye cyane nibagiwe izina rye nawe ubwo yaravuze ngo mu bintu byose twakoze hano ngo Imana yagize zero n'undi wari umushyigikiye nawe arabishimangira aravuga ngo ahantu hataba Imana ntabwo Imana yagira amanota muri ibyo bintu so rero ubwabyo ugendeye kuri izo analyse nayo magambo abantu bavugiye hariya ntabwo washidikanya ko ari Imana yakoze biriya none nubwo utabyemeza 100% none ikindi kintu mitanibaza ni Imana yabikoze twagize amahirwe ayo majwi arasohoka abantu bavuga ibyo bintu bagasohora ayo majwi akajya hagaragara n'ubusanzwe siko byari bimeze uratekereza ko niba umuntu yavuze ikintu uwo munsi atarasanzwe ari kameze bishatse kuvuga ngo ngiye ikintu rero ndi gutekereza kuri kijyanye n'iki ndi gutekereza ko biriya bintu n'ubundi byagize gute byahuriranye ntago bari abantu bavuze ririya jambo ryo kuvuga ngo Imana ni zero n'ubusanzwe bari basanzwe babikoresha ariko kuko ko nta kibazo cyari cyabaye ntibite bihurirana rero byahuriranye ntabwo byari kubura nuvuga ngo uretse ko no mu mateka ndumva hashize imyaka 5 n'ubundi Los Angeles hiye it's not the first time ntabwo ari inshuro ya mbere ntabwo wumvise na boate n'ubundi Los Angeles mu gace kamwe boate yari gise bakunda abantu bari kubyina muri boate de nuit
irarigita aprofonderi ku buryo abantu bayibuze burundu. abantu barimo se cyane baburirwa irengero bose abaye Kugeza bari n'ubu? buwate cyane. Ari buwate yakorerwagamo amabara, yakorerwagamo ibyaha byinshi cyane, basambaniraga live ku tubyiniro n'ibindi byaha nk'ibyo. So rero ntabwo hano ndimo mvuganira Imana, ntabwo ndi umuvugizi w'Imana, sibyo? Ariko Bibiliya iravuga ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera, kwibwira ko mpwanye nawe. So rero Imana ihana mu buryo butandukanye, uretse ko kiriya kitaba n'igihano cy'Imana. Ntabwo Imana yanga abantu ku buryo yabatwika. kandi ikindi nanone Imana yavuze ko itazongera kurimburisha ikintu yaba yakoresheje umwuzure ku bwa Nowa, yakoresheje amazi, yakoresheje n'umuriro. Hehe, oya nta muriro muri yigeze. Sodoma na Gomora yarahatwitse. Sodoma yarahatwitse. Ubwo rero ariko oya ikindi gihano izakoresha umva nkubwire, ariko Imana yavuze ngo ntabwo izongera kurimburisha umwuzure. Umuriro ntiyigeze uwuvuga. Biranashoboka ko umuriro yaba ari reputasiyo. Ko byagenda kose ntabwo Imana yarimbura agace kamwe. None se reka nkubaze, utekereza ko kari agace ariko gakora ibintu bibi? Akora none ariko kari agace ngo kuko kari ku rwego ariko kari agace k'utundi ngo karibanda kanikurikira erega umva gara umva umbwire Imana mu Rwanda dufite ahantu naho habe ari ibintu ntabwo byagera hariya erega umva umbwire ntabwo habura abantu. Reka bumve iki kintu neza, ntabwo ikibazo si ibyaha dukora, kuko Imana ntabwo Imana yanga umunyabyaha, ahubwo yanga ibyaha. Rero biriya abantu ntibanabifata ngo nk'igihano Imana yatanze cya danje. Imana ntabwo uriya muriro ari wo wa danje Imana yakoresha. Uzi ko ishobora no kumanura izuba. Imana ishobora kumanura izuba kidogo aho izuba ryari risanzwe riri, abantu twese tugashya. Uzajye muri Sama Dubai, nibwo uzemera ko kuturimbura Imana ifite ububasha bwo kuba yaturimbuza izuba ryonyine ubwaryo. Ega nta nubwo yarimbura haraho nyine habera ibyaha. So rero irashobora kuba ari accident itaramenyekana, wenda reka dutegereze turebe ikizabitera. Ariko abantu nyine bavuga ibyo bakabigereranya no guhana kw'Imana bashingiye ku buryo bazi Imana isanzwe ihana, banirefera ahubwo banagendera kuba Imana yigeze kurimbura bameze nkabo. Ahubwo n'ikindi ni ukubera ko byahuriranye n'ari amagambo uriya mugore yavuze. Ega twebwe tumenyereye niyo mpamvu exactly iyo ari amagambo adasohoka, abantu barabihuza. Twari kubifata nk'umuriro usanzwe uba hano mu gakinjiro ka Gisozi, hajya hashya n'ibisanzwe, cyangwa se n'izindi nce, cyangwa se n'ukuntu ahantu harimbuka bitewe n'umutingito cyangwa umwuzure. Nase nta myuzure igiba, nta mutingito ujya ubase, ahubwo biri guhurirana n'ari amagambo uriya mugore yavuze. Iyo ataba twari kubifata nk'ibisanzwe. Ubundi twe tumenyereye kumva ngo iri shyamba ry'ahantu runaka ryahiye rirakongoka rirashya, ariko ukongana nibwo bwa mbere nakumva ngo agace kangana kuri kari agace ni agace gakize cyane. Ikindi kintu ndi kwibaza nanone, ahubwo wenda bazahubaka basingira abahubaka ukiri aho ngaho ku kintu, ahubwo ngiye mpita mbonera ko abantu bashobora kubihuza no kuba Imana ibyihishe inyuma cyangwa ibirimo. Urabyumva? Imana ibyihishe inyuma none n'amajwi yaraje asohoke avuga ukuntu Imana yihishe inyuma y'ibintu. Imana ibyihishe ni pranka. abantu baravuga, reba inzu yarokotse, inzu imwe ya kadasiteri yarokotsemo, sinzi niba warayibonye. Ntabwo iri ku ruhande kuri sede, irimo hagati neza, hagati mu zindi n'imodoka yayo irimo indani, iracyarimo n'urupangu ruracyari. Biriya bintu by'ibirabyo nabonye biracyari bizima. Ni imikindo, iracyari mizima, iracyari icyatsi. Bakavuga ko iriya foto yari iriho ifoto ya Yezu cyangwa ese ntabwo mwabonye ko muri akandi gace bituranye nako batangiye gufata ibipankarite bashiraho ngo niba ari Jesus yiki, bakagenda mu muhanda batangiye kumwibuka ko bahuye n'amakuba kugira ngo n'abagenzi babo batongera bagashya. N'ubundi niba ari abashyara nabo bazashya. Abantu bibagirwa vuba. Ibise biramara iminsi ngo abantu batarabona abantu bibagirwa vuba. Ngo hari ikintu kimwe abantu bagomba kumenya, iyo umuntu ataraba mu mwijima ntabwo amenya agaciro k'urumuri. Ngo kumenya agaciro k'urumuri ni uko uri mu mwijima. Iyo urumuri rukumulikiye nibwo umenya ko ahantu wari uri hari mu mwijima. So rero abatemeraga Kristo cyangwa abatemeraga Imana, urumuri ni baco muri uriya mwijima. Hari n'ibindi byinshi
ariko uko byagenda intambara za Gaza iza Pakistan ibyo byose rero ni ibintu byanditswe ku bantu basoma ibyanditswe aho barahita babyibagira barabizi ni ibintu rero sometimes tunirengagiza ariko ubu se reka mitegure zigera ukuntu abantu bibagirwa covid urabizi ukuntu yabaye kadukubita hasi abantu bose bagasubira mu cyaro bakagira gute abantu bose bakihana turi muri ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko umuntu wabaza ngo save iri hehe nyereka n'ibihumbi 10 ku buryo uramutse usubiye muri guma mu rugo wabona n'ibiryo by'iminsi 2 ntawe yakwereka kandi abantu bose bavuga ko ari igihano cy'Imana n'ubundi sinzongera kurya ngo njye burundu nzajya nzigamira n'igihumbi nzajya nzimwere reka ibyo bitabishira abantu dufite ubwonko bwibagirwa vuba ibintu byabaye sinzi impamvu so rero iyi nda nini yasumbye ubwenge ubworo bwibasira ubwonko ntabwo inda nini ikwiye gusumba ubwenge abantu bakwiye kujya bakora bakabaho mu buzima bwibuka bakabaho mu buzima buzirikana iyo rero ubaho mu buzima butazirikana urazima kuzirikana bituma umuntu atazima kuko hari icyo bikumara hari icyo bikumarira ukuzirikana wibuka iyo save twavugaga ejo bundi inzovu twakoze ikiganiro hano kuri Exrage mbona yaguza agatabo ko kuzigama nsomera n'abandi ba YouTuber n'abandi bose bakora ibiganiro ndabwira nti byaba byiza ibi bintu mukora mugiye mwibuka kuzigama atari byo kuvuga gusa ngo nzajya nkorera yo kurya ejo nupfa no kugura isanduku bidusabe kunyura mu ba YouTuber cyangwa se no kujya no muri leta no kujya muri leta rega babiteye rega sino gupfa gusa rega wajya no mu bitaro leta ivuga gutanga turadufaranga twa mituweli do sante 3,000 ariko ugasanga umuntu amaze imyaka 5 atagira ubwisungane mu kwivuza nta n'indi insurance agira mu buzima uri urabyumva so rero nk'ubu tuvugana oya ndaguha urugero nk'ubu tuvugana ejo heza yaraje abantu bayica amazi buriya na hariya Los Angeles ntabwo habuze ubukangurambaga bwagiye bubaho bwo kugura ama insurance y'amazu naha mu Rwanda burahari kugura ama insurance y'amazu nta company mfite ndi kwamamariza ariko byarabaye bahora babivuga zirahari company zibikora ama insurance y'imodoka ama insurance y'ibiki uri umuntu uri Los Angeles ufite iyo insurance nubwo inzu ye yahiye insurance iramwishyura ngo ntabwo inkongi y'umuriro yatwitse inzu ye ayifitemo uruhare hanyuma se umuntu udafite insurance sibyo leta yirirwa ivuga ku bantu kuborozi fata insurance y'inka zawe yego ejo nihaza uburenge n'izindi ndwara zikarimbura inka leta yagushumbusha yongere ikugurira inka ariko n'ubu udafite izo insurance ugatangira kuri zero urahera mu bugambo gusa bwo kwirirwa wumva turiyiringira tuba twumva ko niba dufite ubuzima n'ibyo nyine ndi mu kiganiro ndaje muvugishe mu kanya ndi mu kiganiro ndaje muvugishe mu kanya uko byagenda kose ubuzima ndabufite nta kintu ndakomeye kandi sha niba ari ikintu kibaho ubuzima burahinduka umubiri ni ubusa nta kibazo ubuzima burahinduka nyine nta gahora gahanze kandi ujye umenya ko umuntu uri hejuru urabyumva iyo yibagiwe imbaraga yakoresheje azamuka kwidumbura hasi biramworohera ni nk'ako kanya so rero niba wibuka imbaraga wakoresheje uzamuka ukaba ugeze mu bushorishori please respect umuntu wese ubaho umuntu nta muntu uhora mu bihe bibi nta muntu uhora ahantu habi uyu munsi ushobora kuba uri muri tayimu mbi uri muri kondisiyo mbi ariko ejo ubuzima bwahinduka iyo nyamura kubona abantu birirwa bikaraga nk'abo bose bagafashe ngo bafite ngo ibintu ngo byadanje ukabona umuntu yigize umuntu udasanzwe no iyi the topic ejo ushobora kuhinduka ikindi kintu ugasanga wa mu boss wa the topic wasuzuguraga niwe uri musaba akazi birashoboka cyane so rero ko nagahora gahanze nuko inkuru rero iraje ku mihanda abantu twumvisha amajwi hanze umuntu ati abantu basobanukirwa iki ngewe imyambaro nambara ahantu ituruka iyo nkuru waba uyizi si yo nkuru iri trend se hari iyindi yavuze ngo abantu basobanukirwa iki
imyenda yambara ituruka yego abanyamakuru ba YouTube mugira ubugambo mugira ubugambo kandi budafite ishingiro niko kazi no siragira ngo bagiri ese nk'ibyo ngibyo kumenya aho imyenda yituruka nese se wabyitangarije nta wundi muntu wabivuze niyo wabyivugiye se niyo wabyivugiye amajwi ari aho ngaho ubundi si uwo ninde urega iyo twitse inzu ntabwo uhisha umwotsi kondera nazi n'uwapfuye umugabo yigeze gukora kampani yo kurira ahantu noneho aragenda ahagera bakererewe we na kampani ye aragenda ahagera bakererewe abarimo imbere bari kurira ariko urumva bari baramuhaye avance na kampani ye numva irimo abagabo irimo abagore irimo abakobwa irimo abasore ahagera rero abandi barimo imbere bari kurira basezerana na nyakwigendera noneho ahageza ari hanze we yagombaga guhita yanshana akarirana n'abari hanze kuko urumva hari ukuntu mu bukwe buriya abantu bose baba bari kurira ntabwo bose baba bababaye nanjye ngo mu bukwe mu rupfu hari umuntu uza kurira yarishyuwe izo kampani zirahari nk'uko ubona dukodesha korobiyari imodoka itwara umurambo umuntu aza mu bukwe mukiriye kurira cyane baramwishyuye cyane kampani irahari iyi zirenze imwe n'upfusha uzambwire nzaguhe link hano mu Rwanda cyane n'upfusha uzambwire ngo link papa si bari yihese kugira ngo umuntu ajye kurira nyine no gushyushya urugamba muri make no gupushinga abandi ngo bari kugira ngo nyine nabo barire rega hari igihe umuntu apfa yari umugoma akabura abantu bamuririra cyari cyaratuzengereje mbese nta muntu urapfa ukajya ubonera muntu n'umwe uri kurira ukajya ubona abantu bari kwikanira amarira ariko ukabona ntayo kubera iki akiri ku isi yari umugome umuhango wo gushyingura no guseka mbese ntabwo uzi ko hari abakobwa 25 cyangwa n'ibiraka bakodeshwa mu birori nabonye barashyizemo n'abasore 9 bakodeshwa mu bukwe bakaza baje guseka no kuvayibinga nyine ku buryo abantu babona ko uriya muntu warongoye yari umutara ukabona bo bicamo ibice bo biterwa n'amafaranga ufite ubundi baza ari 30 rero wowe ubapanga bitewe n'uburyo ushaka ko ubukwe bwawe buvibrating kandi ngiye vraiment baraba peti ndaba muri abatarama kwe bihangiye imirimo man akazi karabuze cyane baraza bakicamo ibice batanu hariya abandi batanu hariya abandi batanu hariya abandi batanu hariya no mu bukwe bwa ntuza bwa Naomi Maybe ko bari barimo ubukwe bwose uzabona bushyushye ntabwo bari abanyamuryango baba bushyuhije aburimo abantu bakodesheje byose ko bisigara busy ngo rero iyo umusore n'umukobwa iyo binjiye ukabona vibe ukabona abantu banezerewe abantu bataziranye baturamutipe turamutipe yarabanaga man yuko umuntu nyine vibe zirahagaze tubura bukwe bwari sawa abantu bishimye kandi so rero ngo baragenda bageze ahantu habaye ibyago bajya kurira hararira nono yari umukecuru wapfuye w'imyaka nka 80-90 noneho kubera ko bari baje kurira bo bari baje bakererewe bagira ngo ni umuntu mutoya ko basanze abantu bake bari kurira batubwa abantu bari hanze bari kurira aracyari umwana atarakenyuza nyine bose ubwo baba bafite uburyo bikanira bose bagahita batangira kurira basohoye ifoto y'apfuye babona ni umukecuru bose bahita bikaruma bahindura amarira nyine batangira gushaka ukundi kuntu barira warabanye neza natwe kandi batangiye barira bavuga ko akenyutse rero nanjye nari ndi kurira ntazi uwapfuye ayo makuru waba yafite kuturusha uko bisa kose umuntu niwe wabyivugiye wowe nuko wari uri kuvuga ngo aba YouTube bamera bati Grace ibyo bintu abizi nako se wenyine ubizi na majwi yatambutse bivugwa na nyir'ubwite ntabwo ari twe tubivuze cyangwa Grace ibintu bya Mutesi Jolly rero kubivugaho wigengesereye kubera ko impamvu umuntu agomba kubivugaho yigengesereye tuza abantu barenga 2 bagiye bamuvugaho ibintu runaka bakaba babizira hakaba hari n'uwahunze kubera iyo mpamvu ubu ni ibiganiro byasibwe by'abantu bamuvuzeho pe birumvikana rero ko no kumuvugaho nagara kumuvugaho gutyo uko wishakiye ni ukuvuga ko byavuzwe ariko ubwo icyo gihe nawe ibintu uvuga ntabwo uba ubyizeye
ntabwo yabyizeye Oya. rega bari Kubera kubihuza ko- n'ibyo nyir'ubwite yavuze mbere n'ibiruhu ngo nyine uko byagenda kose aba YouTube ukuntu bateye none se ngiye mfite ikibazo ubona nyine ikibazo kirimo mu byo yavuze ni ikihe urumva hacicikanye ibintu byo kuri Instagram bivuga hagaragara amafoto ngari kumwe n'umuntu w'umuherwe wo muri Tanzania ucuruza intwaro ariko akabagiza ate ni umuntu ngo mukuru mu myaka ibyo bintu abantu bahereyeho bamuvuga ahubwo abanyafrika mu burenganzira ariko nta nubizi neza yuko iyo Instagram ari kuhakinga ntibishoboka se nyine abanyafrika kukimugira ishyari uvuza ko kantu mitanibo kukimugira ishyari barahakinga Jolly bahakinge nura musaza nibyo abantu nyine n'ubundi bari kwibaza nyine ngewe ngira ikibazo none se ko Godfather yisagira neza gatasohora ya majwi ye ko ari we wabyivugiye ngo ibyo bintu babitangaze Godfather bitangaze ari amajwi na yamutese ngewe kugezana n'uyu mwanya ntago ndamenya ikibazo gihari kuko kuba umuntu yakundana n'umusaza ni uburenganzira bwe uretse gatoya kuba umuntu yakundana n'umusaza ni uburenganzira bwe icyo nta cyaha kirimo nanjye niko mbyemera turimo turagendana kabiri kuba umuntu yakundana n'umuherwe icyo si ikibazo kuba umuntu yakwambara umwenda wa miliyoni si ikibazo ahubwo ikibazo gihari ni ishyari rate kubera ko ibyo byose ikibitera ni agashyari nanjye niko wowe urareba ugasanga uratarantitse ugize 40 n'ingahe nta n'urakubaza ngo ye hanyuma wamara kubona umwana wikoreye diri ye wamaze kwihitingira wa boostinze Nyagasani yamuhaye favor ugatangira ngo zari veni zari tarana iryo ni ishyari ntabwo bibareba mumure ku mwana shining cyane ko batazi niba ari n'ukuri rega oya nibishabi baruko ikoranabuhanga rikora byinshi uriya mwana biriya bintu ntago bifite ukuri kurekure kubera ko kwa Mutesi Jolly avugana n'uriya mugabo ntago bivuze ko bavugana iby'urukundo ahubwo ngewe reka mbabwire mwebwe ntago ibi bintu muba mubizi ibi bintu Godfather na nani na nuriya Jolly ashobora kuba bafite n'ibintu barimo bategura babona bafite na filime barimo bategura igiye gusohoka mu minsi iri imbere birashoboka Nonese The Ben ntagira gutya n'umugore we Pamela umugore akajya yaragakora kunda bagatangaza ko yabyaye bwacya mu gitondo agahita hasohoka indirimbo so rero biranashoboka ko bategura ikintu nk'icyo ngicyo gifite imbaraga zimeze gutyo kugira ngo muvuge nimumara kuvuga bahita basohora indirimbo nonese niba ikiganiro niba Godfather yaragiranye ikiganiro uretse niba Godfather yaragiranye ikiganiro na Mutesi Jolly yego bakagirana ikiganiro mubwira ngo ngiye ngo sinzarungurwa none murabisohora abo bariho babivuga abandi barabivuga bashingiye kuki bafitiye fagiti ko ibyo bintu koko ari byo ikibazo kirimo kiri aho ni ikihe nta kibazo nanjye n'ubundi ahubwo icyaba kimbabaje ngiye mbona giteye n'inkeke ahubwo abantu batabona nuko nukwibaza ngo relationship ye nawe yatangiye ite ifite vision imeze ite ureba twebwe kugeza ubu ikiduhangayikije nk'umuryango nyarwanda ni uburyo imiryango nyarwanda ibanye naho kuba Jolly yarongorwa n'umuntu w'umuherwe ibyo ntacyo bitwaye kuba yarongorwa n'umuntu w'umunyamahanga ibyo ntacyo bitwaye kuva na kera abana b'abakobwa b'i Rwanda bashingirwaga ikibazo gihari ni iki kugira ngo mpite nsubize umwanya Grace nawe akomeza ikibazo gihari ni iki ni ukwibaza ngo iyo relationship yaba iri hagati ye n'uwo munyemari ni relationship igamije kubaka umuryango nyarwanda twifuza cyangwa ni mani ziri aho ngaho gusa yishakira na hiti bikarangira ese niba abantu urwo rugo ruzaba rufite garanti cyangwa ruzaba rumeze nka rwa rundi rwa Platini na mugenzi so ibyo nibyo abantu baba bakwiye kureba ukareba ngo ni urukundo rubahuza cyangwa ni amafaranga niba ari urukundo akaba atari agatwiko na YouTube na Facebook na Instagram byabahuje Jolly akabazi imico ya Rugum na Rugum akabazi imico ya Jolly congratulation and celebration master of ceremony musime na gitero amuredi yo kuzabutaha nanjye nkavuga amazina y'inka cyangwa bwiwe none se imena we hari ikibazo ubona
hari ikibazo ubona ko abantu bakundana ngo harimo intervalle y'imyaka ingana kuri wowe hari ikibazo kirimo ugize amahirwe wabona n'umuntu mukundana ukuze ukuruta ko n'ubundi nta mwana ujya mu rukundo abana baba bakina abana baba bacyasa abana baba mbese urukundo rw'umwana se rufite urukumva ko mwese muracyari abana muracyafite amashereka mu maso nta n'umwe wacyaha undi sibyo ariko iyo umwe wenda ari umwana sibyo uretse ko Mutesi atari n'umwana cyane ari muri 28 29 ntabwo ari umwana cyane kuba amuruta nibyo byiza kubera ko umwe acyaha undi ariko hari ikintu ngende gutekereza kuri ibi bintu ngende gutekereza ko ari akazi sinzi impamvu ngende kumva ko ari akazi kubera ko amajwi asohoka ari kumwe na Godfather bari kuvugana numvishe Mutesi ari kuvuga ko mbese ntiwaba muri Tanzania ngo bashaka kutazabyakira urukumva ko kantu ntiwaba muri Tanzania bashaka kutazabyakira ikindi nanone batazakira ko urukundo rwa Jolly ruguma ikindi nanone Jolly aravuga ngo yivuganiye na mwenyewe ninde ariko mwenyewe bavuga ikibazo kiracyahari nyine abantu baracyafite byinshi byo kumenya dutegereje kumenya impamvu iwabo muri Tanzania w'umugabo batazabyakira neza dukeneye no kumenya umwenyewe urumva ko nyine bino bintu biri ni episode jewe ntekereza yuko byaba business ntacyo bitwaye byaba ari mu rukundo ntacyo bitwaye nibishaka biba ari agatwiko n'uburenganzira barakuze ku mugani we urajya kujya ku nyana y'imbwa ujya kuyimara hirya nuko inyana y'imbwa se kandi karagarutse rero aho kugira ngo ujye ku nyana y'imbwa wajya no ku musaza ufite n'imyaka 100 ufite icyo akumariye ese gara inyana y'imbwa n'umuntu umeze gute nyine uri aho ngaho udashobotse nyine uwo bantu bose badashobotse n'inyana z'inka nose kugira ngo ujye ku mugabo uzajya kuburara aho ukabwirirwa buriya rero wese wakwiga barabivuga neza imyaka ni imibare buriya rero nawe kugira ngo ujye kuburara cyangwa ujye kubwirirwa wowe wakwiga buri amafaranga nutangira ibyo bintu yahita mpaguruka nigendera ntabwo nyankorana n'umuntu utukana ibitutsi bitabaho kuva na kera abanyarwanda baratukanaga ariko nta muntu witaga undi nyana y'imbwa nta nyana y'imbwa ibaho n'abantu batukana icyo gitutsi mujye mukimenya habaho imperume hakabaho ikibwana nta nyana y'imbwa ibaho mujye muvuga ngo ni ikibwana cy'imbwa murabyumva ibyo ni ugutesha agaciro inka ni ukuri kose kandi inka abanyarwanda baravuga ngo nose kuki kibaho ninde wagishyizeho abanyarwanda baravuga ngo ni mwene nyina w'umuntu tutanena uwo muntu uwo wagitukanye nawe ni afite hano harimo ikibazo ntabwo garasa bamurenganya hanya nayimbwa ibaho ni igitutsi tugomba buri munsi nitwe twabizanye wabizanye niwe kibazo hakabaho ikibwana cy'imbwa ubwo ni ukuvuga ngo umugabo udashobotse ntabwo rero kuba icyo rega amatwi garasi yumva neza garasi niba wumvise amakosa ahantu nawe ukayasubiramo wowe ukoze amakosa inshuro eshanu nuko uzi ikinyarwanda nasa ngenzi ikinyarwanda none wowe se utazi ikinyarwanda uyoboye ko nta nyana y'imbwa ibaho nuko mbizi umwari nabwo bwa mbere nyumviye wari wumva inyana y'imbwa bakavuga ngo iriya nyana ni inyana y'imbwa igice cyo hasi kiba ari inyana umutwe ari imbwa njye niko mba mbyumva ubwo rero ibyo bintu ntuzongere kuko ni ugutesha agaciro n'uyu muntu wabivuze nawe azashaka ukuntu asaba imbabazi abanyarwanda kuvuga ngo inyana nta kinyarwanda nawe nta kinyarwanda kandi nawe kandi ikindi yabisobanuye mu buryo bwiza yavuze ko ari umuntu nyine udashobotse nesegara we kuvuga ngo umugabo utakugaburira ubundi ujya ku mugabo uzi ko azakugaburira none saba ko hamagaye ngo uze kubiki ntabwo ariko umugabo utakugaburira kubera iki mwafashe imyumvire rero mwafashe imyumvire murayicurira umugabo utakugaburira umugabo ntabwo ari ukwiye kugaburira umugore gusa reka nawe umugore muzampamagare tuganire kuri iki kijyanye n'ingo kuko nicyo niyumvamo cyane yego abantu benshi bazi ko umugabo akwiye gukora ibintu byose mu rugo buriya ahubwo kugabura ntabwo ari imirimo y'umugabo ntabwo umugabo akazi kari ukugabura akazi k'umugabo ni uguhaha icyo gihe njye nakurongora rero ntabwo wandongora niba utegereje no kugaburirwa n'umugabo ufite ikibazo ntabwo uzatanga keya niyo mpamvu ugiye gutaranika niyo mpamvu uzagira na 40
kubona umugabo rero icyo gihe nago bavuga ngo umugabo ngo yanshatse ahubwo nge namushaka Yesu ubundi uramushaka ngo bigende bibaye ari uko bimeze ko umushyingirwa uramushaka ntabwo mushakana murashyingiranwa icyo ni ikinyarwanda bise njyewe ntekereza yuko ntabwo abantu bashakana tuzi neza ko Bibiliya ivuga ko umugabo agomba kugira ute gutunga iki ese aragutungura itungo iyo wageze mu buryo bwo gutungwa uba waciriritse uwahindutse none se umugabo baramushyingira cyangwa abantu barashakana abantu barashyingiranwa nukuvuga ngo ni igikorwa ngirana yego nuko iyo tuvuze ntabwo tuvuga kurongora none se kuki umugore ava iwabo agasanga umugabo none se ntabwo uzi baba bafite amazu umugabo nawe agatahayo akabayo none se uzi ubusobanuro bw'umukobwa ni umugore gabo umugore utunga none se abagore batunze abagabo 10 none se kuba umuntu none se umurusha ubushobozi wamwirukana ntago wamwirukana ariko mubwira kugira ngo rero yakugaburira kandi nawe wamugarura bigakura bibaye ngombwa ibyiza buri muntu wese afite ibyamubera byiza sibyo ni nkuko tutabreminga Mutesi Jolly ahubwo bibaye byiza shaka twabona igikwe mu mpeshyi cyarugumi na Mutesi mva twakibona hagashya ko byaba ari nta makuru dufite bibaye byiza byari byo kuba muri business kuko ira business nayo ibaye ari business nayo yagirira iki igihugu cyacu iri ku rwego rwo hejuru igihugu cyacu akamaro kuko Mutesi tumuziho ibintu bya danje byaba ari byiza cyane no kuba rero bashakana nta gitangaje kirimo kuko arakuze yifatira umwanzuro sakuze nifatira umwanzuro imena ariko se gukura niki ndi kuvuga nyine afite mindset yagutse kuba yafata umwanzuro wo kubana n'umuntu bavuga ko nyine byateye rero ntimukajye muvuga ngo kuba umuntu afite imyaka myinshi ngo ntabwo yabana n'umuntu ufite imyaka mike ntubona uyu mukobwa umurusha imyaka ingahe wenda nshobora kuba murusha nk'imyaka wenda nk'itanu sibyo cyangwa 10 ntayo murusha 11 twerekane indangamuntu ntabwo tuzerekana ariko ntayo 11 ngenda bizi ko 10 ushobora kubireka wereka ntanga urugero rw'10 ntacyo sibyo iyi myaka murusha imyaka 10 ngewe iyo mbanye buriya abahanga ahubwo banavuga ko iyo umugabo aruta umugore mu bijyanye n'ingo iyo umugabo afite imyaka myinshi arusha umugore management n'uburyo bwo kujera urugo buroroha kubera ko umugabo yorohera umugore iyo adashoboye kuganduka umugabo aramwubaha akanamugandukira kuruta uko uyu garase yajya gushaka umusore uri muri generasiyo y'imyaka 19 18 20 21 nubwo yamushaka cyangwa nubwo yashyingiranwa nawe biragoye ko bakwihanganirana kubera ko uyu hari imyaka gifite byose uyu ari muri 21 n'ibiri buri wese bashaka kuguruka urumva uyu afite ibyo yumva nawe ashaka kugurukiramo uwo mugabo nawe nuko ariko wa musaza we umushingiye nkangi wa 38 40 yego hari ibyo mba nararenze ku buryo niyo ashatse kubyakitingamo gutyo ndeba uburyo mu pullinga down ibyo bigatuma dushobora kugira resistance mu kubana kugira ngo urugo rukomere bisaba icyitwa resistance resilience na patience utwo tuntu dutatu abantu bari bari kuvuga ngabo bose banze gukoresha amaboko yabo ngo babashe gukoresha umunwa ingingo zose z'umubiri zigomba gukora ariko twebwe ntabwo turi gukoresha umunwa gusa n'amaboko ari gukora n'ubwenge buri gukora aricyo bita resilience hakaba icyo bita resistance hakaba icyo bita patience utwo tuntu dutatu umugabo n'umugore bagomba kutugira byanze bikunze ibyo bitabaye aba ari temu ari ukurwana gusa ukora akantu nkaba nkufashe mu ijosi nkaba ndakuniza wakora kandi nkaba nkukubise ingumi kubera iki nta resistance ihari nta resilience ihari nta conscience ihari cyo bita umutima nawe unasikiriza nta mugabo urabona utangira kuganira n'umugore aganira
nawe ubanza warakubiswe n'abagabo benshi wakubiswe n'abagabo benshi ngo ntajya agira ubwoba bya no gwakirigiswe na benshi namenye wamusekeje mwe nawe ndagira ntya ubundi umugore abagore bakiri cyangwa ko bari bafite umutima wagiraga gutyo ukamunagiza ubwoba ariko ndagira gutyo nkabona nawe ahubwo yanse noneho ikintu utaruzi umugore ni isadu abagore bakera bahukanaga nk'inshuro 800 ariko umva urangubita umugere nanjye nguhunde cyane noneho niwumva bigucanze wowe usoho kugenda nta mugore ucyahukana asigaye ahukana abagabo nitwe dusigaye twahukana nabanje urabona ari umugore we wamushobora none winteza abantu mugiranye ikibazo ya leta kudiha winteza abantu ngira gutya nkabona ntati n'ukuntu uzi umuntu ukamenya ko ariko nibyo natwe rero tugomba kugira imbaraga none se wowe ndakana se ukubita uko wishakiye reka rero abagore bakera barakubitwaga ariko oya gukubita umuntu inkoni yari mu buryo bimutunze umugabo ukubita umugore uriya we ntabwo nabura kubivuga ko mu mutwe ntabwo abameze neza buriya umugore niyo mpamvu tubita ba mutima w'urugo mu buzima bwanjye giye nkunda abagore n'abakobwa iyo uvuze umugore nabi cyangwa ukavuga umukobwa nabi aho twaba turi hose njye duhita tugirana ikibazo abagore ndabakunda abagore aho muri hose abakobwa aho muri hose mpamvu umuntu wavuga jori nabi mutaribuze kumva ntabwo twakira numva biribuze kurengera kubera ko abagore nta na rimwe dushobora kuba mu buzima budafite abagore nibyo umusaza wacu yavuze nubaha nkamwubaha yaravuze ati umugore ni gute ufata umugore ukamusuzugura uko wishakiye ese ntabwo uba uri kwimajina ko ashobora kuba ari mama wawe isi ibyo uri gukora ibaza ari mushiki wawe bari kubikora gusa ngewe icyo leta ikora ntemera ni ukuba uburenganzira mwahabwa aricyo twita uburinganire mwagikoresha nk'intwaro mukoresha mudusuzugura mutwereka ko ntacyo mutakora ariko nanone reka nkubwire urabyumva ariko ubundi uburinganire context yabwo ni nziza ibyo byubahiro mukunda bigira aho bigarukiriza iyo ni karemano yabo baremanywe erega ariko iyo karemano iri mu hehe iri mu banyafurika ntabwo iri mu burayi ariko tujye tubwizanya ukuri ndetse reka nkubaze abagore nimwe mudakunda icyubahiro mwebwe ko muragikunda kuturusha twebwe abagore dukunda kera ko ntabwo ibyubahiro none se keya ni iki kukubebeza nakubebeza ntakubashye ntabwo mbizi ko ufite umugore sibyo nakubebeza ntakubashye uko byagenda kose ufite umugore ukiri umusore wihanagurira udukweto sibyo ntabwo mfite umugore nyine ndi kukubaza ukiri umusore ikibazo ukiri umusore wihanagurira udukweto sibyo yego wifurira box wifurira amasogisi tuzi neza ko iyo umuntu avuye muri dushe ava muri dushe yafuze ikariso ye yego ariko umugabo aratinyuka niba akuze nyiri umugore byose uzajya umufurira umuhanagurira ndabizi neza wowe kuri umukobwa nta mugabo ufite ariko niba boyfriend wawe ari uko yari ameze iki boyfriend cyawe ni ikimara ni ikiwerewere abagabo b'iyi minsi iki boyfriend cyawe ni ikinebwe kibwire ko ari ikinebwe niba kiva muri dushe umva sha niba uva muri dushe ugategereza ko umugore uri gufurira ikariso uri umunebwe ariko nigendera ku ruhande rwanjye hari ababikora nyine ndimo ndavuga uwo mugabo wawe ni umunebwe uwo boyfriend wawe ni umunebwe nyine ndimo ndabwira abantu muri rusange ubona ntabwo ndi kubwira umugabo wawe sindi kubwira na fiance wawe nyine nese ntabwo uzamugira ntabwo mbizi arahara aragutegereje ndimo ndamubwira rero mu buzima busanzwe bivuge neza bakobwa ugomba kwihanagurira urukweto ugomba kwifurira isogisi ugomba kwifurira ikariso hanyuma se umugore agakora bazagufurira bizaba bitewe n'impamvu oya aho si inkwemerera ese ushaka ko bagukorera reka nkubwire umugabo usikina abashaka se aryame abyuke umugore iyo yaguhanaguriye agakweto akaguhanagurira wabiki nyine mwe mukunda keya ariko natwe abagabo dufite uburyo dukundamo keya sibyo nanjye si uko kwiterera ipasi byaranira si uko kwihanagura iyo nkweto byaranira ariko uzi nka girlfriend cyangwa sheri agafata ishati akagenda akayitera
agafata agapatara akagatera agafata umugore rero udukweta akaduhanagura yarangiza akakubwira sheri karibu ku meza wari uryamye uri kubona akira praise ariko nawe umva nge aricyo nemera ibyo bintu dukwiye kuba vasi sibyo uyu munsi sheri wanjye akabikora sibyo nanjye mu gitondo nkabyuka sibyo ngafata inkweto ze niba ari bujye ku kazi nawe ngafata agatambaro nkazihanagura ngafata agakanzu ke mu twanzu yambara nkagatera ipasi ngafata agakariso ke nkagatera ipasi wakamesa agasutiye ke nkagatera ipasi cyane ngiye ikariso nayifura y'umugore wanjye n'isutiye y'umugore wanjye nayifura nayitera ipasi kubera ko izo keya we mugabo ushaka n'umugore arazikeneye urimo urabyumva ariko uzi gufata agasutiye k'umugore ukagafura warangiza ukagatera ipasi wumva kagahumuro k'umugore wawe wumva kaguhumurira rero nyine aratekereza ngo yaguhaye indaramabuno ariko ndabizi neza ko ari ibikorwa ukorera umugore ku buryo avuga ati ku buryo usanga rwubatse hehe ku buryo usanga rwubatse ku rutare atari ku musenyi ntabwo wanshobora rero niba ari ibyo ntabwo wakumesera kariso mubyemere oya njyewe hari ibintu nemera mu buzima nawe rero ntabwo turi bumenye ahantu hagase uragira aho ngaho ukavuga uti abagabo mwemesera amakariso reka njye nkubwire ibintu nemera mu buzima njyewe uretse gato nsoze ingingo yanjye nemera ko mbaye ndi gukora ikintu reka nsoze ingingo yanjye njyewe imenagitero gufata umwambaro w'umukunzi wanjye nkawumesa upresize uwuhe mwambaro nafata ikariso nafata agasutiye nafata agakositime ke nkabitunganya nkabitera ipasi byanjemo numva izo kaya nkwiye kuzimuha siko bimeze ndimo niterera kubera ko twebwe ntabwo twambara amakariso nta mugabo wambara ikariso abagabo bambara amabogisi ushobora gufata bogisi yanjye nkayitera ipasi turabizi ko ntabwo ushobora kwambara bogisi idateye n'isengeri idateye mu rwego rw'isuku ko biterwa n'igihari nose abantu bose bagira amapasi bose bagira amapasi mujye muvuga ariko ku bintu byose uravuze neza mu Rwanda hose udafitiye umuriro agiye amakara ibyo bintu hari kera hari muri bya bihe bya ba sogokuru ariko umuntu udafite cyangwa nta pasi ugira ubwo nahise menyana agashurujipe kawe ugashyira ni kuzuba kakubaka agashurujipe urumva cyangwa akariso kakambara icyumweru utagahindura ugasanga karapfutse karacitse ukanika mu cyumba ukanika mu ntuza watangira kwiyambura umuntu yakwinjira mu nzu akagira ngo biciyemo imbere rega imena utagira ipasi yanika ku zuba rega ipasi urigura $20 uzi ko buriya hari umuntu uzi ko hari n'abantu bafata udusutiya twabo cyangwa udukariso nk'aba badamu Grace yavugaga babashuti be urumva ugasanga yanitse agakariso mu cyumba biriya byo kwanika utwenda tw'imbere mu cyumba n'umwanda n'ikosa bitera infection n'amatrikomonasi ibyo bintu mugomba kubimenya sibyo so rero gufata ipasi yaba y'amakara yaba y'umuriro ugatera kenda k'imbere ukakambara ku bakunda utubavu ukagura akabavu hari utugura make hari utugura 2 akagura 5 kujya guhobera umugore cyangwa umukobwa cyangwa iki kumva aramontanara je mu buzima bwanjye nkunda guhumura mba numva n'umuntu nahobera n'ubundi kumva uhumura oya isa nkunyegera wumva wakumvise ako kantu rero no ku mugore kaba kagomba kuba gahari kugira ngo fete abantu bazi ko urugo rwubakwa n'amafaranga uzamamagare nge tuganire kuri kuko ibi niyo topic yanjye ubundi umuco cyangwa ibintu bijyanye n'ingo aha wari wanjyanye mu bya ba misi wari wampemukiye ko jewe sindi mister sindi misi nibyo sinya bikurikira biriya bintu nta nubwo giye mbyemera biriya bintu si n'iby'i Rwanda byo gufata abakobwa bagara bakazunguza amabuno bakazunguza ibiki biriya nta na hamwe byigeze bibi Rwanda biriya bintu nico Miss wa mbere yaje ibyo ntabwo byigeze bibaho i Rwanda biriya bya Miss na Mister byo kujya umuntu akagaragaza intuza ye gutya ngo akongera agahenura azamura inkweto azamura iki urabona ari bishyashya imena biriya bintu ni bishyashya ntabwo ari bishyashya byaje ryari jewe umumisi numbisha bavuze yarapfuye yapfuye 94 yapfuye 1990 yapfuye muri jenoside n'uwavuba ahangaha yigaragazaga hehe
wenda ntabwo tuzi uburyo babikoragamo niba barayekanaga ariko nyine yabaye umwiza kuruta abandi. Abakobwa b'i Rwanda ikintu cyonyine bahuriragamo cy'abakobwa bakagihuriramo n'ababyeyi bakuru bakabaha impanuro bakabaha impuguro aribyo musigaye mubona abantu bataye umuco buzuye ico. Niba ndimo mbabwira ibi byose byaganirirwaga ahantu bitaga mu rubohero, abana nibwo abantu baganiraga. Umudamu nk'uyu, umukobwa nk'uyu niho batoraga umukobwa uhiga abandi, umukobwa nk'uyu wenda gushyingirwa bakamwigisha guca imyeyo, bakamwigisha ibiranga umukobwa, bakamwigisha gucunda, bakamwigisha kuboha, bakamubwira ibyiza byo kubisugi, bakamusobanurira, bakamuganiriza, akazavaho ari umukobwa ushyitse, ari bamwe bitaga ba nyampinga. Erega ibihe birahinduka. Akantu ko guca imyeyo no kubisugi ko ubu gaciyeho umurongo kabe ubu ukihoreye, kuko ubu ntabwo kavugwa, ntabwo mwagahuzaho n'abantu benshi mena. Urabizi ko abantu mutahuza ari bo benshi, siko bimeze. Nubwo amasugi yabaye ikibazo. Abo mutagihuzaho ni benshi cyane batabasha kubyumva. Segarase we ukanura gutyo urabona yabisugi. Yavuzwa se niki? Yirebera mu maso se. Ubise kubisugi niki? Koze cyane. Umva bizi. Arabizi. Ariko ibisugi cyane ari ikibazo. Arabaye. Cyaba ari ikihe kibazo grave? Niyitaye ku maso y'abari kumwumva. Waba ufite ikibazo. Niyitaye ku maso y'abari kumwumva. Niyitaye ku maso y'abari kumureba. Niyitaye ku maso y'abamukurikirana n'abamukunda. Aratinyutse arabajije ngo isugi niki. Atitaye. Ari kwigiza nkana. Uzima vuse waba ufite ikibazo. Nta musore nyine waba ukuvugisha. Ofete biriya bintu byo kuvuga ngo umukobwa ntago umukobwa uburanga bwe n'ikimero. Umukondo mwiza ariko uziko ibyo si iby'i Rwanda. Urazana ibintu bya kera ukabizana mwaha ngaha k'ibya kera bitagihari, ko turi kugendera kuri by'ubu. Ni nk'uko iki gihe turimo muri 2025 muri 2050 ibi ngibi bizaba bikiriho, azaba haraje ibindi bintu bya vibe zirenze. Reka twigendere ku buryo akamubaza akabazo dusoje. Mfite akazi ngiyemo mwana. Simbizi niba ufite umukobwa. Mfite akazi ngiyemo. Ubaye ufite umukobwa. Kandi umva muri kundondogoza. Ntabwo tukurondogoza. Ubaye ufite umukobwa. Ibyo bintu watinyuka kumuganiriza afite igihe kingana gute? Ibihe byo kuvuga ngo kuba isugi, guca imyeyo, mbese kuzirinda mpaka ashatse. Wakifuza kumuganiriza afite nk'igihe kingana gute? Ku myaka ingana gute? Ikibazo dufite nk'ubwo naba mufite habimuganiriza, ariko icyo nakwita compound cyangwa se atmosphere, nyine ibidukikije abasarundinze ntabwo ubwabo banyemerera ko ibyo bintu abigumana, kubera ko sinekereza ko n'abandi babyeyi nkanjye bataganiriza abana babo, ariko antrota birangira byabaye. Ariko byibura umwana handi atangiye kugira ubwenge, ubona atangiye gupfundura utubere, sibyo? Ubona utubere twabaye nyine hano hatangiye kuzutubiye, biye kumwicaza ukamuganiriza, ukamubwira ati rero utu tuntu ubona turi hano ntabwo nakoraho umuntu, ko njya gukoraho ukikanga cyangwa ukabyanga. Impamvu gukoraho nta kibazo, reka nkubwire impamvu njya gukoraho nyine ukikanga. Ese reka nkubwire impamvu njya gukoraho nta kibazo. Nuse gukora hanga numva ari ibintu biri big deal, ahubwo ikibazo YouTube yahita idutera sprite ya danje. Ikibazo nani ariko ubundi gukoraho se ari ibintu bireze. Impamvu njya gukora hangaha ni nko gukora nyine, impamvu njya gukoraho ukihunza nuko uzi ko ukikiye inkongoro y'umwana wabyaye cyangwa uzabyara. Turimo turagendana none, abakobwa benshi inkongoro z'abana zirirwa zinyobwaho n'ibyihebe. Mana yanyu uza nuko ibyihebe, ugasanga umuntu ufite ibyanwa nk'ibyuriya mu kameramani uri kudukamera byashokonkoye ariho arakurura inkongoro y'umwana. Biriya bintu byo konsa abagabo, biriya bintu si umuco. Cyangwa umugabo ari kukurura ibere uzariheraho umwana amata, urabyemera Rikiro? Ibintu ntabwo ari byo.
ibintu byo konsa abagabo biriya Ariko ni byiza. Eh? ni byiza konsa abagabo bari kirosa roga ni byiza ni ukuri ni byiza se kubera ihe mpamvu kameramani nawe urumva ari byiza ari byiza rero yumva ari byiza umusaza bibaye ari ibishoboka none si yo yonka uruha umubebe waruha n'umugabo wawe none si yo yonka ko nta mashereka abakururamo iki wenda aba ari kufiringa nyine ukuntu abaye amashereka aza yakumva ari byiza ahubwo si iyo ari konka wowe wumva umeze mba numva ameze neza inde se ubundi eee urahari uri kuvuga akirama wereka twigendere mfite akazi uzangarure tuganire ku bintu bijyanye n'umuryango abadukurikiye murakoze mureke kuba abana babi mukore subscribe comment na share dore nanjye imena giteru kuki mwahindutse ndemera ndavuga reka mve ku mena TV kuki show mwumva mwatubabaza bigeze aho ngaho kuri subscribe kuri channel yitwa The Topic TV nimudukunde mu mudutere bitayemo imena gitero ntabwo mubyumvishije oya channel yanjye yitwa imena TV show ariko wicaye kuri The Topic mujye TV ku mena TV show guys mwakoze kubana natwe kuri The Topic Yego. TV ariko n'imena ntibibujijwe yes yego ni nguhamagara nanjye ku mena uzaza of course nzaza kugurizayo uriya ntabwo ajya kuri kamera atinya kamera ngo hari ikibazo bagiranye sinzakuganiriza behind uzaze nzakubwira ibintu bitatu byatumaga umugabo ushatse umukobwa waciye imyeyo aryoherwa n'urugo aryoherwa n'urugo cyangwa aryoherwa n'imibonano mpuzabitsina none si imyeyo iba mu ahumva ahantu ni imyeyo gukubura se cyangwa imyeyo navugaga ihuriye he n'imibonano mpuzabitsina turabazi imyeyo navugaga ko isi wigira mu mibonano mpuzabitsina narindi mu myeyo yo gukubura Kinyarwanda cyane nagira ngo twigishe abantu uburyo baca imyeyo bazajye bakubura mu mbuga ike ukaba uhise wigira mu buriri ntabwo tujya kuyigura mu iduka mwami Imana yacu araturinze haleluya uturinde umuji kamanze ngusengera Imana pfukama watura ibyaha byawe nta byaha ngira bakunzi ba The Topic TV mukore subscribe share like na comment tuzajya tubana kenshi imena gitera nanjye ndahari kugira ngo mbaganirize mbashimishe banezeze mwishime ibintu bibe bimeze neza bajye bibuka no kugutumira uri MC mwiza rega this way master of ceremony mu bukwe rwose ufite ubukwe ufite ibirori ntumira nze n'indyoshye ibirori byawe kakantu bari kubanza yego kugira ngo nimero zanjye bampamagare rwose nzajya nzana ituro ni 0788 3 7 9 0 iminani 2 3 7 9 0 6 ushaka MC sonorisation abadekorateri abantu baza kurira ubukwe abaza kurira mwapfushije ndabafite abaza guseka mwagize ibirori abakecuru baza kuvuza impundu mwabyaye nabo ndabakodesha n'abantu bigisha guca ibyo bintu nabyo ntabwo ari umuco tuzagaruka tubivugeho tuzabivugaho guys mwakoze nyagasana abaha umugisha naho ubutaha